imikinire yabo yari igamije kubazamurira impano mu mupira w'amaguru nk'uko ubwabo babyivugira. Cyambere nuko ubundi mu bisanzwe twakoreraga ku bibuga bisanzwe, ibibuga by'ibyatsi cyane nyine usanga atari byo byiza cyane nyine kuko haba harimo amabuye, ibintu by'ibikuku, ntago wakiniraho neza wisanzuye, ariko kuri ibi bibuga bya synthetique bagiye kudukorera kizadufasha cyane kuko kizaba kiri hafi y'ikigo cyacu. Byishimo mfite nuko nyine gukina kuri synthetique ni ibintu byiza, ni ikibuga cyiza gituma cyerekana umuntu impano ye neza atitwaje ibibuga bibi, kuko control y'ikingo ibibuga bibi ni ikibuga nyine gishobora kwerekana level y'umukinnyi nyine gikorewe inshuro nyinshi zihagije cyazamura taraza abana bo mu Rwanda. Abandi hano ngaha kugira zamura impano yanjye bifashijemo n'umuyobozi wacu Tony, nk'abamushimira kubw'ikibuga arimo arubaka. Hari benshi agiye twakinaga n'amakipe bakitwaza ko impamvu twabatsinze ari ikibuga kibi, ariko ubu ngubu ntabwo byakongera kubaho kuko gukina kuri synthetique bizadufasha cyane. Ni ibitekerezo aba bana basangiye n'umuyobozi wa École des Sciences de Musanze Padiri Flora Nikwigize. Hari hasanzwe hari umushinga n'ubundi wo gutunganya iki kibuga kikaba nka centre sportif ikinirwamo football n'indi mikino isanzwe. Kuba rero icyari inzozi kigiye kujya mu bikorwa, ntekereza ko ari ibintu byo kwishimira. Abana bacu barererwa muri École des Sciences n'abarererwa muri ibi bigo bidukikije bakaba bazagira amahirwe yo hakuriza impano zabo mu mupira w'amaguru ndetse no mu yindi mikino, nk'uko muri gahunda hazaba ikibuga kinini cy'umupira w'amaguru, ikibuga gitoya ndetse na volley na basket. Nk'uko bisobanurwa n'ukuriye ibya tekinike muri Tony Football Excellence Program umunyaportugal André Rijo, ngo yavuye iwabo aje guhuza ibikorwa by'iyi gahunda igomba gufasha abana b'Abanyarwanda kuzamura impano zabo. Naturutse muri Benfica, ikipe yo muri Portugal ifite ubunararibonye mu mupira w'abana bato. Nkaba narazanye hano mu Rwanda ubwo bumenyi bujyanye n'imyitozo, tekinike, uburyo bw'imikinire ngo tubitoza abana b'Abanyarwanda bazamura impano zabo. Kandi twiteguye no kujyana bamwe muri bo mu mahanga, muri Israeli, Portugal, ngo barusheho kuzamura urwego. Rero twishimiye buri kimwe cyose hano, kandi dushimiye Tony kuri iri shoramari ry'ibikorwa remezo. Iki kibuga kizashyirwa ku rwego mpuzamahanga kikaba kizuzura mu mezi 6 ari imbere. Ni igikorwa remezo kinishimiwe n'abaturage kuko bamaze no kubonamo akazi. Nubwo ngo ndamuye akazi muri kigo ariko gaza kumfasha kwishyura abana mituweli, bizamfasha gutunga imiryango yacu ndetse n'ibindi, kandi turishimira cyane iki kigo cyaje kutwakirwa hano hafi yacu. Abana bacu bazakora imyitozo natwe siporo kugira ngo tugire ubuzima bwiza kandi tuzahavana n'amafaranga yo gutunga imiryango yacu. Leta y'u Rwanda ivuga ko Tony Football Excellence Program ari imwe muri gahunda zizafasha igihugu kuzamura impano z'abana, nk'uko bisobanurwa na Minisitiri wa Siporo Madamu Neri Mukazayire. Uyu munsi dufite umwana wamaze kwinjira muri akademi yo muri FC Bayern w'umunyarwanda, nawe bigaragara ko afite ubushobozi n'umwe, ariko indoto zacu nuko baba ibihumbi n'ibihumbi. Muri ibyo hari Tony Academy nayo ifite gahunda nk'iyo ngiyo, aho ni muri football, ariko n'ahandi naho turimo tugenda tubikoranaho gutyo. Rero impano dukunze kuvuga ngo uyu munsi ubuyobozi bwacu buhora buvuga ngo umuturage ku isonga. Muri Minisport twaravuze ngo talent ku isonga. Biteganijwe ko ibindi bibuga nk'iki cya Musanze bigiye kubakwa hano mu zindi ntara n'umujyi wa Kigali, uzaba ufite umwihariko wo kuhagira ibindi bikorwa remezo bitandukanye, bikaba ari ibikorwa bizagenda byubakwa buhoro buhoro. Uwimana Emmanuel mu karere ka Musanze.